Twongeye kubaha ikaze abadukurikiye kuri Eshuri TV. Eshuri TV ni YouTube channel ibagezaho amasomo agiye atandukanye, amasomo muri electronics, basic electronics and advanced electronics, amasomo muri gastronomy and culinary art, muri music n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Tubazana n'abatumirwa bagiye batandukanye bakabaganiriza ku bintu bijyanye n'ikoranabuhanga. Tubanje kubasuhuza aho muri hose mudukurikiye, by'umwihariko abari mu Rwanda mu ntara zose n'umujyi wa Kigali, abari muri diaspora mwese turabashuhuje mugubwe neza. Dushimiye kandi abamaze gukora subscribe, tubashishikariza gukomeza gukora like, share na subscribe kugira ngo amasomo n'ibiganiro tugenda tubagezaho bijye bibagereraho ku gihe. Uyu munsi muri studio turi kumwe n'umutumirwa, araza kubibwira ababwire byinshi tugiye kuganiraho. Tugiye kuganira kuri Internet of Things cyangwa se murandasi y'ibintu bigiye bitandukanye. Araza kubasobanurira byinshi, ntimuze gucikwa n'iki kiganiro. Twatangira tumuha ikaze, reka tubwiye ikaze muri studio za Eshuri TV. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Niyitegeka Gilbert. Muri secondaire nize maths, physique, géographie. Muri kaminuza niga electronics and telecommunication engineering. Nanakozeho projet ku bijyanye na Internet of Things. Ubu ndi kubarizwa mu kigo cyitwa King C&R. C bivuga create, R bivuga rejuvenate. Ubwo nibyo dukora muri electronic. Yego, urakoze cyane Gilbert. Ati nize ibintu bijyanye na electronics, ubikoramo. Ariko tutarajya kure, wabanza ukatwibwira muri rusange Gilbert ni muntu ki, uretse wenda kuba ibyo bintu warabyize muri secondaire na kaminuza, umaze igihe kingana iki ubikoramo cyangwa se uri muri domaine ya electronic ya internet, by'umwihariko ibyo turi buganireho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi? Murakoze. Electronique ndi kuyikora nk'akazi hashize imyaka 2. Yego. Urumva ko afite experience itari nto y'imyaka 2 ari mu bintu bya electronics. Dufite umugisha rero abadukurikiye kuri Eshuri TV, turi kumwe na Gilbert ari buze kutubwira neza internet. Hari abantu benshi baba bibaza internet cye baba bayumva, ariko mu by'ukuri bakaba badasobanukiwe n'iki. Ese internet ubundi nka turaza kumenya byinshi byerekeye kuri internet, cyane ko mwumva ko arangiza kaminuza projet yakoze kuri Internet of Things, nimba ntibeshye niko batubwiye. Turaza kumenya byinshi rero bigendanye n'iyo projet yakoze, ariko mbere na mbere yuko tujya kuri projet wakoze, nagira ngo ubanze udusobanurire muri make, mu magambo make, internet ni iki mu magambo make? Murakoze. Internet ubundi ni ngarutse gato inyuma mu mateka, ni ikoranabuhanga ryatangijwe n'igisirikare cya Amerika mu myaka ya kera kugira ngo bahanahane amakuru. Urumva hari nko muri 1969 niba nibuka neza. Ubwo rero nyuma byaje kujya hanze, abaturage barabikoresha. Ni uguhuza computer, mudasobwa nyinshi cyane kugira ngo zibashe guhanahana amakuru. Internet rero nk'uko ibisobanura ni amagambo abiri afatanye, ni interconnection network. Ni ugufatanya ama network menshi. Tuvuge nk'urugero natanga, wenda hari ikigo A, hari ikigo B, hari ikigo C. Mu kigo A harimo amakompiyuta menshi, bafite ukuntu bahanahana amakuru. Iyo niyo bita network. Kompiyuta zabo zirakorana zigasharinga amakuru. Niyo bita network. N'ikigo B niko bimeze, n'ikigo C niko bimeze. Noneho iyo ibigo byose bishaka guhanahana amakuru, nibwo habayo interconnection z'ayo ma network atandukanye. Hakaba habayo icyo bita internet. Yego. Hanyuma ngira ngo murumva uburyo internet, mwumvise ko ari amagambo abiri, interconnection networks.
ngira ngo muragenda mubyumva. Hanyuma utubwiye ko interineti yatangijwe bwa mbere n'igisirikare cy'abanyamerika, ariko twumva ibintu bita internet generations cyangwa se amagenerasiyo ya interineti. Urumva ibyo byose nimba yaratangiye muri icyo gihe muri 1939, uyu munsi turi mu 2020, hari impinduka zagiye zibaho z'ibyo bya generasiyo. Twagira ngo abantu nabo bajya bumva generations za interineti batazi, ngira ngo udusobanurire muri make internet generations ni izihe, ubu turi kuyihe generasiyo ya interineti, donc uduhe muri rusange ishusho ya generasiyo z'ama interineti. Murakoze. Ku kintu cya internet generation hari akantu gato nshaka kugira clear. Twabonye ko muri network twabonye ko ari uguhanahana amakuru kw'amakompiyuta za mudasobwa, ariko mu bintu bya network ikintu cyose gitanga cyangwa kikakira amakuru tukita kompiyuta. Ni telefoni ibiri kompiyuta muri network. Yego, noneho tugarutse ku magenerasiyo, ubu dufite amagenerasiyo 4. iya 5 yo iracyari gukorwaho neza, ariko mperutse kumva ngo ari ikigo cy'abashinwa cyitwa Huawei giherutse gutangaza ko cyayigezeho. Ntangiye neza rero, first generation yashyizwe hanze cyangwa yatangiye gukoreshwa ku isoko mu 1979. Yifashishaga nyine ibikoresho bagahanahana amakuru, ariko icyo gihe hashobokaga kugenda ijwi gusa. Yari amatelefoni nyine cyangwa ibikoresho bibasha guhanahana amakuru mu buryo bw'amajwi gusa, kandi hifashishijwe imigozi harimo insinga ubwo n'umuvuduko w'amajwi, donc uburyo communication yagendaga ntabwo bwari perfect cyane. Muri 1991 nibwo haje 2G, ariyo yitwa second generation. Yo noneho yaje umuntu abasha no kohereza message, umuvuduko wiyongereye, donc hari improvement bari bakoze kuri first generation. Kandi ikindi yo yaje noneho iri wireless, ntago bari bagikoresha imigozi. Yego. Kuri 3G nibwo hatangiye kuza ibintu bya web browser, bantu ukajya kuri telefone ukabrowsinga, ngira ngo barabyumva, sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda. Birumvikana. Yego, n'umuvuduko wari wariyongereye, donc umuntu abasha kohereza ama message, amafoto yabasha kuyohereza kuri internet. Haza iyo bita 4G, ari nayo turi gukoresha cyane muri iyi minsi. 4G ngira ngo umuvuduko wayo ku bantu babizi ifite hagati ya megabyte 100 ku isegonda kugeza kuri gigabyte 1 ku isegonda, umuvuduko w'amakuru. Yego, ubwo fifth generation yo ntago iracyari gukorwa, ariko byifuzwa ko noneho ku isegonda yaba ifite umuvuduko kugera kuri gigabyte 35 ku isegonda. Urumva ko itazaba yoroshye, izaba iri strong cyane, ikomeye. Okay, urakoze. Ngira ngo twumvise generasiyo z'ama internet kuva kuri first generation, amajwi, second generation na message zitangira gutambuka, third generation, kugeza uyu munsi kuri generasiyo ya 4 turi gukoresha ubu ngubu. Ndetse atubwiye niyenda kuza ya 5 generation. Ngira ngo murabyumvise abadukurikiye kuri Ishuri TV. Abantu nizere ko abantu bajyaga bibaza iyo bavuze 4G baba bavuze iki, 3G. Donc iyo G ni generation. Hanyuma mwumvise n'impinduka zagiye ziba, nk'uko twabonye ko muri electronic agenda habaho improvement cyangwa se impindura amatwara, sinzi nimba ariko nabivuga mu Kinyarwanda, kuzamuka. Murumva na internet uyu munsi hari ibigo biri kurwana urugamba kugira ngo tubone 5 generations. Urumva ni ibintu byiza cyane. Tumaze rero gusobanukirwa ibijyanye na generation za internet,
hari poroje nakunze cyane mwakoze, nagira ngo utubwire muri rusange poroje yanyu yitwaga gute, yakoraga gute? Murakoze. Proje yacu yitwaga home monitoring system, ariko iri based ku bintu bya internet. Yego, yari iri ku donc ifite aho ihuriye n'ibyo bita internet of things. Gato ndi kubirumva dusuba inyuma gato, hari ubundi internet purpose, mbere ikiza urumva kwari ugusharinga amakuru, kujyaho ugiye kureba amakuru bimeze bite, kujya gushaka ikintu gishyashya utazi cyangwa ubonye ari gishya kuri wowe. Nyuma haza kujya kuri interinete ugiye gushaka abantu muziranye ngo muganire, kumva. Nyuma rero nibwo internet of things yaje, noneho ukajya kuri interinete ugiye gushaka ikintu gifatika. Urugero wenda natanga, tuvuge niba mu rugo iwawe wasize nk'itara ryaka, ukagenda ukabyibuka wageze nko ku kazi, ni urugero, cyangwa ahandi hantu ku rugendo, ayo matara akaba ari connecte kuri interinete, bigashoboka ko nyine ujya kuri interinete kugira ngo uzimye ayo matara ari kwaka bitari ngombwa. Yego, ubwo ni naho nyine igitekerezo cyavuye cyo gukora projet. Tukavuga ati ni gute nazajya nkontorora ibintu byo mu rugo ntahari, cyangwa gahunda nkagira ibyo norganiza ariko bidasabye ngo mbe ndaho mu rugo mbikuye kuri internet. Naho igitekerezo nyamukuru cyavuye cyo gukora iyo projet. Hanyuma mwayikoze muri kurangiza kaminuza, mwayikoze donc ibintu byari birimo yakoraga, nyine mwaduha ishusho y'uko projet yanyu yakoraga, donc ibyo mwayikoreshaga byose ukaduha ishusho. Mbega n'abantu uyu munsi ntabwo twagize amahirwe yuko twabasanga aho muba muri ngo mutwereke tunayibona physical cyangwa se imbona nkubone, ariko mwaha ishusho abadukurikiye kuri Eshuri TV uko yakoraga. Akoze projet yacu ukuntu yari imeze, ni ukuvuga ngo twabashaga gukontorora amatara yo mu nzu, tugakontorora niba hari motion cyangwa hari umuntu winjiye mu nzu utateganyaga, ndetse n'amakamera, ariko dukoresheje internet. Numva igitekerezo cyari uko nyine ahantu hose waba uri ku isi wabasha kumenya ibiri kubera mu nzu iwawe. Yego, murakoze. Ubu watubwiye ko mumaze imyaka 2 iyo projet irangiye, muvuye mu buzima bw'ishuri noneho muje hanze. Imwe mu mpamvu kuri Eshuri TV twahisemo kuzajya tuzana abantu nkamwe muba mufite projet mwakoze, ni ukumenya ngo ese ibyo mwakoze ku ntebe y'ishuri mugeze hanze byakiriwe gute na societe, projet yanyu ku isoko yakiriwe gute? Murakoze cyane. Projet yacu yakiriwe neza cyane, ko navuga ko yakiriwe nk'ari ikintu kiri magique kurusha urumva nyine byari ibintu bidasanzwe bitamenyerewe. Yakiriwe neza nta kibazo. Hanyuma ubu hari abantu baba barayibasabye, donc feedback uko mwabonye abantu nyine bayifata ku isoko, barayishimiye, bifuza kuyikoresha? Barahari cyane, kuko hari n'ibibazo yakemuraga. Urumva hari nk'umuntu wagendaga swate yibana, akaba akeneye kuvuga ati se aho nsize haraba hameze gute, ariko project yacu hari abo yagiye ifasha kuba yabasha gukontorora nyine mu rugo ko hameze, akagumana nyine ishusho y'ukuntu hameze nta kibazo, no mu gihe adahari, kandi aho yaba ari hose akabona amakuru. Urumva byose bigenda bigusha ku kintu kiri kwa advancinga cyangwa se gutera imbere mu bintu by'ikoranabuhanga, kandi haba harimo n'uburyo bwa saving. Mu by'ukuri nimba wibagiwe kuzimya itara ntabwo ryagakwiye kwirirwa ryaka, ukaba wabasha kurizimya. Iyo projet yanyu ni nziza rwose. Hanyuma abantu kese umuntu wakwifuza ko mwayimukorera yababona gute, byamusaba iki muri rusange?
turaboneka cyane. urumva wenda sinzi niba natanga contact zanjye ubundi tukumvikana bitewe n'uko projet yabidesigninze uko yaba yikeneye imeze, cyane ko ibintu bya internet of things ni ibintu nyine nako ni na tekinoloji muri rusange bihora bitera imbere. Ntabwo ari ibintu navuga ngo projet nakoze mu myaka 2 niko nayimuha imeze, hari ibindi bishya bitewe n'aho tekinoloji igeze birumvikana. Twamuha ubwo rero natanga contact zanjye. Watanga telefone na social media waba ukoresha imbuga nkoranyambaga abantu bakubonaho ku buryo bworoshye. urumva nk'uko twavuze ibintu bya internet n'ubundi reka nivugire izo nkoresha kuri WhatsApp. ni 0784449153. wazisubiramo wenda kugira ngo ni 0784449153. izo nizo nimero nkoresha kuri WhatsApp. yego urakoze. Hanyuma tugana ku musozo, ni iki mwabwira abadukurikiye kuri Ishuri TV by'umwihariko urubyiruko, ni iki mwabwira abadukurikiye kuri Ishuri TV? Murakoze. Icyo nabwira, reka mbwira urubyiruko cyane nibo mbona bari active ku bintu bya internet. Ikintu nababwira nuko twakoresha internet tunayibyaza amafaranga, ntago kuyikoresha ducatinga gusa bihagije, tukanayibyaza umusaruro. Ikindi ni ugukomeza tukirinda iyi covid, kuko nyine iryo koranabuhanga tuzarikoresha neza dufite n'ubwo buzima bwiza. Murakoze. Reka tugushimire Gilbert. Byaramugisha kubana nawe, dusobanukiye ibintu byinshi. Abadukurikiye kuri Ishuri TV kugira ngo mwungutse ubumenyi kuri internet kandi n'umugisha. Reka rero tugushimire, dushimira namwe mwese mudukurikiye kuri Ishuri TV, tubasaba gukomeza kudutera inkunga, kudufasha mukora like, share ndetse na subscribe kugira ngo amasomo n'ibiganiro tubagezaho bijye bibageraho ku gihe. Murakoze cyane. Reka ngushimire, wakoze cyane kubana nawe.